wabona ari mibi. ngo guki natiye nta myenda ari igihe abona nambaye akenda keza akavuga ati wase aka kenda nakiwe kandi hari ukuntu nakabonye hari ukuntu mba nakabonye ngagakura ahantu runaka yewe ubwo nyine cyakora abanyamakuru murakoze kuba mwaje Nyagashanga. Yewe se ko wa munyamakuru ndi kukubura wowe ko nagwamagaye ngo uze wumve ndahari urugo nurukeye mwana wanjye urumve wizihirwe ntukajye urenga ngo ubwite urukiniro. Umeze mute? tumeze neza. Isawa zamura ijwi ryawe gatoya. Tumeze wowe. Turabasuhuza mwese mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi bakurikira Kigali News 500 bakurikira ku murongo TV dusaba atandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Nitwa Ceketu asinyanye n'abana nyina n'abanyina suratandukanye mu bice bigiye bitandukanye ngasibanganya mutana se ngatanga isa na mitima kwa nguramugaye sijanye n'abana burya abana aho yongikene n'umwana uzakene n'umuntu mukuru kuko umwana n'umwana mwakina umwana twakena kuko ari umwana urumva nkamukinisha nkamusekesha buri kimwe cyose nkamwitaho buri kimwe cyose ariko muzini nshingano muri iyo story yanyuma mvuze muri intro yanyuma mvuze umwana n'umwana n'umuntu ukomeye mu buzima aho ngo ukinisha umwana mu bundi buryo kinisha mama we cyangwa kinisha nyirakuru. Meze neza abari mu Rwanda w'imisozi igihumbi dusuhuze Rwanda the force ni umutwe wa gisirikare dusuhuze intore izirushya intambwe nkuko tumeze tunakeye ariko se nibyo ari byabananiye. Reba nk'uyu mwana w'umukobwa arakunda se mu mateka kahise ntago basaga gutya pe bari abantu bihebye bari abantu ariko turi muri viziyo. hari ukuntu wiheba ukagera ngo kwiheba bikarangira ukiyakira bitewe n'ubuzima kwiyakira bivamo imvamutima ukumva ibiri mu mutima wawe byagushimisha waba ubabaye waba unezerewe ukaba umeze neza. Mukore subscribe tuyegwana n'umwana w'umukobwa turi mu kiganiro cyitwa inkuru yanjye njye mwumva munakurikira buri munsi nitwa Isiyaka. Abakobwa bambarana barambarana batiriye natiye aba diaspora murabyumva neza natiye abakobwa barambarana natiye kugira ngo uzubone wenda ameze neza ariko nishizemo nk'imyenda yanjye wabona ari mibi. ngo guki natiye nta myenda batiye none se ijambo bwe n'umukoresha bawe by'imvamutima oya uriya se nubwo ari umukoresha wanjye ntago aba hano ntago aba hari ntago azi ibintu duhura nabyo mu butumwa ntago abizi mu butumwa kuko nanjye ntago abizi buriya ari igihe abona nambaye akenda keza akavuga ati wase aka kenda nakiwe kandi hari ukuntu nakabonye hari ukuntu mba nakabonye ngagakura ahantu runaka yewe ubwo nyine cyakora abanyamakuru murakoze kuba mwaje Nyagashanga. Yewe se ko wa munyamakuru ndi kukubura wowe ko nagwamagaye ngo uze wumve ndahari ko nanjye nyiza Nyagashanga urumva okay wenda mu kiganiro twagishoje urumva ariko nanjye nyiza Nyagashanga ni ahantu heza pe ni heza kwa mama mwari urumva ihene ku gihe inkoko ku gihe urumva ibirayi ku gihe igitoki ku gihe customer care ku gihe urumva yego ntabyera ngo ati ariko abantu badukurikiye burangiye nkunda gusubiza abantu kuri kamera yanjye kuko YouTube channel ni yanjye sibyo mfite ibihumbi 120. Reka nerekeza hano gato Nyagashanga ari umukobwa nasanze Nyagashanga ambwira yuko ari cyo azakora ari haruguru mukore subscribe ntacyo mvuze niteranya
hari umukobwa mwiza nk'uwanyagashanga ariko leta y'u Rwanda avanye icyo bita mukorogo sinzi amubara afite yambwiye ko azangira ikindi kintu sinakibira mu kiganiro uzi impamvu mvuze se nawe ni umuto nyagashanga mu mashusho agaragayemo ahangaha murabona ibikorwa byanjye biragenda byubakwa mu kiganiro murabona ibikorwa byanjye ni umuto nyagashanga arimo nahubaka nk'uko iwacu ari Nyamirambo reka dusoze ibyo ngibyo nta bindi reka dusoze kubera ko mwabonye amashusho y'ahantu nerekanye muzaze kwa mama mwari muzasanga bahari abadahari ntabwo bazaba bahari bazaba bagiye ariko n'ubuzima buzahinduka isi ni umudugudu none se amaherezo yawe ni ayahe amaherezo yanjye uriya amaherezo yanjye ni uko nubwo mbabaye ndababara ariko nkagira ngo babasha n'iki sheri nk'uhoze kimbabaza baranshinga madamu niyumve ko ngo sheri ngo ababare ni akazi baranshinga n'abanyeshuri gusa sinari mfite inyota ntago inyota ishize na mukanya ndaza kuguha akantu mu ntoki mukanya uza kuma akantu mu ntoki ndebe ko kandengera mukanya nagiye gute mukanya nta akantu mu ntoki ndebe ko kari bundengere mukanya abakurikiye ikiganiro barifuza umunyamakuru wemewe siyaka uri umunyamakuru wemewe uri umunyamakuru wemewe utabanze benshi ariko nkagira inshuti y'Imana yo mu ijuru uri umunyamakuru wemewe ariko Imana yo mu ijuru niyo imba hafi Imana niyo yambere rega utabanze benshi ariko nkagira Imana yo mu ijuru kandi iyi si turimo turi nk'abagenzi uyu munsi ushobora kuryama bikarangira cyangwa ntunaryame ngo birangire iyi si naheza hisi reka ngushimire ko ndashaka kuzagusura mu bundi buzima utameze udasaba yewe uzansura ariko nusura uzasanga n'ubundi ariko hakundi oya vuga ngo imbere ni heza yewe nubwo mbabara ariko imbere yanjye ni heza vuga ngo imbere ni heza imbere ni heza n'igihe nzahura n'umuntu akangirira neza akavuga ati wase ngwino ngukure mu buzima ubayemo nanjye nkajya nseka nkabyina nkanisha hari umuntu witwa guverineri y'intara yahahane hakorye bamwita ngo bose ni bamwe eme urazi bose ni bamwe eme imbere ni heza imbere ni heza cyane uri femeri reka gusoza ikiganiro gusa urizewe nubwo uri umunyamakuru mwiza urizewe wo gushaka wese azajya asanga kuri sikirini nomero yanjye iriho ni 0782 28 035 numbura kuri telefone kuri WhatsApp mba ndiho meze neza cyane reka mashimire mwasabye byinshi umwana mukobwa tuzamusura mu mwihariko uzansure mu mwihariko muganiriza amateka watiriye imyenda ariko shamana nenzi ko ari yawe wiguriye ntago ari yanjye nase ubu ni yanjye nubwo ubona nkeye gutyo koko ntago ari yanjye ariko dushime n'umuntu wabutijije umuntu wanije nawe mushimira nawe ndamushimiye namushimiye yakoze hari icyo wibagiwe warenzaho cyo nibagiwe ntarenzaho nuko imbere yanjye ari heza nubwo mbabara imbere yanjye ni heza ntabwo nahise ugenda uvuye mu kiganiro yewe reka nigendere n'ubundi nahise ugiye ndabivuze tubikora oya ndagiye n'ubundi kasubira mu kazi kanjye ngo ki urigendeye neza nuko basezeye urakoze siyake kanigendere risubire none ngo nunsezere akira bazwe mu ntoki akira reka nigendere Imana niyo nkuru Imana niyo nkuru